se Ana, uzi umubare w'inka dufite wongeyeho izo kwa data wacu? Yego, dufite inka ebyiri, naho data wacu afite inka 5. Ngaho nawe mbwira umubare w'ihene dufite wongeyeho izo kwa Gahombyo. Iz'ibigabo ni 8 n'iz'ibigore ni 15. Ntabwo bavuga ihene z'ibigabo cyangwa z'ibigore. None se bavuga gute? Nanjye simbizi neza ariko twaza kubaza data wacu. Nibyo koko, nigeze kumva babivuga, ariko reka tuze kubaza data wacu Bagabo, ahari yatubwira nuko izindi nyamaswa zo mu rugo zitwa. Mwaramutse basha, ko mwatinze se? Twaraye turyamye dutinze kandi no mu gitondo twabanje gukora uturimo two mu rugo. Nyogokuru se yaramutse neza? Yego, yaramutse neza. Ngaho rero nimureke tubare aya matungo duhereye kuri izi nyana zo kwa Nyokorome Gahombyo. Imfizi 2, ibimasa 2, amashashi 3, imbyeyi 5. Ese amashashi n'imbyeyi bitandukaniye? Ariko bade uri umuswa pe. Ana we, si byiza guseka no kwita umuswa musaza wawe. Reka ahubwo tumusobanurire nawe abimenyereho. Iyi inka ari ingore ikuze ariko itarabyara bayita inyana y'ishashi, ariko iyo imaze kubyara bakayita inka y'imbyeyi. Mbese none se ikimasa n'imfizi byo bitandukaniye? Iyi inka ari ikigabo ikuze ariko itaratangira kwimya bayita ikimasa, naho iyo imaze kubyara bakayita imfizi. Ndabona hari ibindi byinshi mutaramenya, hari utaha tuzareba neza uko n'izindi nyamaswa zo mu rugo zitwa dukurikije ibitsina n'ingano zazo. Ariko hagati aho ujye ubaza nyogokuru. Yego nibyo, ariko Ana iyo mubajije aranseka. Nizeye ko atazongera kuko namubujije. Ngaho reka tubarize inkoko zacu n'izo nyiramwishywa yaturagiye. Amasake 10, inkokokazi 12. Reka tubare n'izi hene rero. Amasekurume 8, inyagazi 11, ingurube 15, indogobe 2. Ese injangwe n'imbwa zo si inyamaswa zo mu rugo? Yego, ariko zishobora no kuba inyamaswa zo ku gasozi. Ese uzi umubare wazo bade? Yego, dufite injangwe 1 n'imbwa 1 ariyo Makasi.